Yes guys, ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Tuje na mining nje kukwereka uko ushobora guclaiminga toni aka kanya iri ku isoko, iri kuvunja hafi amadolari abaye makeya cyane, ntago yajya munsi ya 6. hanyuma ukaziclaiminga, wakuzuza minimum ukabikuza. Ari nako umayiningamo iyitwa Doge, murabizi ko nayo ihari ifite n'agaciro. So guclaiminga rero uraca kuri link, numara kuca kuri link urahingukira kuri dashboard imeze gutya. Wowe icyo uri buze gukora, uraza kurindira hano haze kuba 0.031. yego hano niho biba biri kubarira. Hanyuma iyo umaze kubona minimum hano yuzuye, uhita ukanda hano kuri claim, then baraziguhereza neza zikakugeraho. Wakuzuza minimum nyine basaba. Urabona ko nta kindi kintu ubusabwa gukora iyo MBZ zifunguye. Guclaiminga byo biba birimo birikora, wowe icyo ucungana nacyo nukuza kujyaho ukwimayininga. biba biri kwimayininga, wowe icyo uza gukora nukuza kujyaho ugakora claim. Kugira ngo rero ukore iyi mining, icyambere usabwa nukuba ufite Telegram kuko niho iri gukorerwa. Hanyuma ukiyandikisha kuri link iri muri video description, then ugatangirana natwe. So twebwe rero kuko hano minimum tuyifite, reka dukore claim turebe uko bigenda. Nkuko nari mbikubwiye, uraza gukanda ahangaha nuza kubona minimum hano yuzuye. Numara kuhakanda utegereze, zirahita zikugeraho, baraziguha. Hanyuma zita ziteranya ku zindi wari ufite kugeza igihe wuzurije minimum yo kubikuza uzohereza muri wallet yawe, zikakugeraho naho nta kindi kibazo kibayemo. So rero nyuma yuko umaze guclaiminga, hari ubundi buryo ushobora kwinjizamo ama dogs ndi bukwereke. Harimo n'indi coin barimo bakora yitwa Algo Trade. Yes, nayo bari kuyikora. Uraza kuza nayo kuyibonamo, ariko yo ntago igihe cyo kubikuza cyari cyagera. So iyo umaze rero gukanda kuri claim nkuko nari mbikubwiye, hari urabona ko baraziduhaye, ariko bahise batubwira ko minimum ngize hano zagiye. Nongeye gukanda aho bwa kabiri, batubwira ko minimum yo kubikuza ari 0.031, indi mibare igakomeza inyuma. So rero reka nkwereke ahandi hantu uhita ukurikizaho. Uhita uzugakanda hano kuri invite, ushaka ka link kawe ukanda kuri invite, then ukabona link ugatumira abagenzi bawe. Nabyo bituma mining rate yawe izamuka. Hanyuma uhita ukora copy yaho nyine uri bwoherereze mugenzi wawe. Copy yayo uraza ukayisanga ahangaha, na aka link ukopiya. Ubwo uhita ukanda kuri aka kantu kari ahangaha, ugahita ugakopiya. Wamara kugakopiya ukakamuhereza. So iyo umaze kugakopiya, uhita ukoherereza mugenzi wawe, bagenda baguhereza aya madogs kuri buri muntu utumiye. Hanyuma na dogs wakuzuza minimum ukazibikuza. Urabona ko izi ngizi nizo bamaye, nawe uragenda utumira baraziguhereza. So ikindi nakwereka ni hano kuri wallet aho turi buze kuza kubikuriza, babikuriza ahangaha kuri iyi wallet. So urabona ko withdraw hano iriho. Hanyuma dufiteho ama dogs 410, tukagiraho toni 0.1, tukagiraho n'izi ngizi Algo 610 kuzibikuza, ariko zo n'agaciro kazo bizaza nyuma. Gusa iyi niyi kuzibikura birakunda. Aya ngaya ataremererwa kuvaho yo kuyabona, urayaclaiminga ukinjira buri munsi. Baguhereza akantu ukandaho ugakora claim, then bakayaguhereza. So iyo rero hano umaze gukora claim yazo, amatask wayarangije kubikuza, nakabuza uhita uzugakanda hano n'ubundi handitse withdraw,
hano hari withdraw. Urabona ko muri iyi platforms ushobora gukora na investment, ariko twebwe dukora iby'ubuntu. Wakinjiza duke uko twaba tungana kose, upfa kuba nta mafaranga washoyemo keretse bibaye ubushake bwawe. Urabona ko kuri total tumaze kugiraho total asset ni toni n'ibice 15 bingana n'amadolari 0.79. Aya ngaya ni hafi nagaruzura idolari rimwe nyine. So rero izi zose kuzimayininga ni ubuntu, hanyuma ukaza kubikuza. Nari nkubwiye ko hano kuri withdraw biri gukunda gukorwa, uraza uhakande. Numara gukanda withdraw, ahangaha urashyiramo address ku muntu nyine ubwo wamaze kuzuza minimum withdraw. Hano urongeramo address yawe. Numara gushyiramo address bitewe n'icyo ushaka kubikuza, urabona ko hano dufite toni. Hanyuma hano uhita ubona ko minimum yo kubikuza toni ni 0.4, ubwo ni 0.4 ya toni. Iyo ubifiteho baraziguha, ariko twe nidukanda hano kuri max, aha kuri max tuzimazeho urabona ko twebwe dufiteho n'igice kimwe, turabura ibice bitatu. Aha ubundi uraza ukongera ugakanda hano iyo atari toni ushaka kubikuza, uraza ukongera ugakanda ahangaha kuri aka kantu k'umweru kari hano. Wamara kugakanda ugahita uhitamo iyindi ubikuza. Mwibutsa ko iyi dogs yo wayibikuza bigakunda, ariko iyi argo ntago ishobora kuvaho kubera ko baracyavuga ngo ni coming soon, biracyari mu gateganyo, ntago igihe cyo kuyibikura cyari cyagera. So rero reba link aho ngaho muri video description, cyangwa se urebe muri comment ya video. Comment ya mbere harimo na group ya WhatsApp yaho ducisha ibindi biganiro n'ibitekerezo. Iyo wamaze kuzuza biriya hano kuri withdraw hasa ubururu, ugahita uhakanda, zigahita zikugeraho muri wallet yawe. Mwibutsa ko mu kubikuza muri many platforms biba byiza cyane iyo ukoresheje wallet zisanzwe za toni, apana ama exchange nka Binance, kuko hari igihe haba hari ibice bikeya Binance ntibisome kandi wabikuje. Hano kuri mission naho hari utundi dutask ushobora kuba wakora, dushobora kukuzamurira ibyo umayininga, nabyo bigatuma nyine bijya mu bizamura mining rate yawe, kugira ngo no kubikura kwawe byigira imbere. Ukanda hano kuri task, ubwo ahangaha ugenda uzikora izi ngizi ubishoboye. Zo batanga argo zonyine, ntago batangamo dog, batanga zino zonyine. Hanyuma igihe cyo kuzibikuza cyazagera, nawe ukajya mu mubare w'abantu bemerewe kubikuza. Ni nyinshi, uraza kugenda uzikora. Urabona ko ngewe zino narazikoze baranazima, zino ziri hano zose narazikoze barazimpa, izi narazitsindiye. So nawe rero uragenda urebamo izawe ushoboye gukora zitagoye, hanyuma uzikore ubashe kubikuza. Iyo ugarutse hano kuri home twatangiriye, ntago bihagarara kubara mu by'ukuri mu gihe MBZ zawe ziri gukora neza, ntago bijya bihagarara kubara, biguma bibara. Hanyuma nawe ugakanda claim mu gihe ubona ko minimum warangije kuyuzuza, ntago bijya bihagarara kubara. Reba hano bitewe nuko dufiteho MBZ, urabona ko irimo irabara. Hano abari nka ni uburyo bwa trading, toni nyine iramanutse irazamutse, ni nkabyo tuba turi guclaiminga nyine, nta kandi kabuza. So rero nawe watangira ukayikora. Urabona ko duclaiminze inshuro ya kabiri muri video imwe. Birihuta ku muntu washiritse ubute, kubikora ntago bitinda. Byose bikorerwa hano. Wibuke ko numara kuza si ibiganiro bivuga kuri mining nibyo dukora buri gihe, ni nabyo duhora dukora.
wakoze cyane kubana natwe, uzajya ubana natwe mu zindi video. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, share na comment, byawe ni ingenzi cyane. Video reka tuyisoreza ahangaha. Ndatekereza ko nawe uri buze guhita ujoininga. Ikibazo uri bugire uraza kumbaza, kubera ko urabuza kuba uri muri group. Admin w'iyo group umwandikire aragusubiza. Yes, reka nkwifurize kuguma rero kugira ibihe byiza, ubwo tuzabonana mu zindi video. Ciao ciao.